Amahoro y'Imana kuri mwese mbasoze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi abadukurikiye kuri Max Fide TV turabakunda kandi turabazirikana inshuti zacu ziri hirya no hino ku isi muri Amerika kangabe tugusuhuze na Manuel aho muri Amerika nje tugusuhuze muri Canada ndetse n'abari epfo za Malawi ukunda tugusuhuze n'abari mu butumwa hirya no hino ku isi nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umuntu mumenyerewe cyane n'umushyitsi musangwa akaba munyamakuru mugenzi wacu hano kuri Max Fide TV yitwa Jado tugusuhuze. Urakoze Dedane nanjye nsoje abakunzi ba Max Fide TV kora buri gihe usuhuza abantu bari hanze bavuga mu mazina ariko byageze usuhuza n'abanyarwanda bavuga mu mazina wakagombye kuba usuhuza nk'abantu mwarabanye nko mu byaro ndahayo hariya gashara mu Bugesera ukasuhuza nk'aho mu Bugesera nayo korali yanjye nahoze ndirija yitwa korali Isiraheli. Buriya korali Isiraheli ntabwo turamenya amakuru yabyo neza kuko iyo tubwiye amakuru y'ibyo wakoraga tukabihuza n'imiterere y'iby'uyu munsi bishobora kugorana ariko nabo ujye ubasuhuza kuko nawe nibwira ko bakurikira Max Fide TV. Yego hanyuma Jado muramuze muramenyere hano mu biganiro by'ubukungu n'ibindi biganiro bitandukanye bijyanye by'abubatsi ingo mu bijyanye no kugira inama mu buryo bugiye butandukanye. Buriya urugo rubamo ni minisiteri ibamo amashami menshi. Hanyuma uyu munsi rero dufite ikiganiro tugiye kuganira ku bijyanye n'urushako twibaza tuti ni ukubera iki abasore cyangwa se cyane cyane byitirirwa abasore kubera ko abasore nibo batera iya mbere bafata intambwe ya mbere bakajya gusaba urukundo cyangwa se bakajya guporopoza abakobwa ko bababwira ko babakunda bashobora no kubana nabo. Abantu rero bakaba barimo bibaza bati ni kubera iki abasore benshi muri iki gihe batarimo gushaka kubaka ingo. Aribyo rero tugiye kuganira na Jado tubisesengura ndagerageza kumubaza ibibazo nk'uko nawe wamwibariza muri kumwe burigize amahirwe yo kubona umuntu w'impuguke uramubaza kandi utitangira. Jado rero abantu benshi bari kwibaza bakibaza bati ni ukubera iki ese ko kera umusore yageraga imyaka 20 ndetse na 18 ubwo tuvuze kera n'imbere ya 2018 akaba yubatse urugo uyu munsi bikaba bitarimo gukunda ubona ibyo abantu bitwaza ndatuza kugenda dusesengura aravuga bati no ni imibereho no ubuzima amafaranga n'ibindi ni inkwano byose tubaza kugenda tubisesengura ariko wenda muri rusange ishusho rusange urabona bimeze gute ese ni ikibazo cyangwa ntabwo ari ikibazo ahubwo niho isigeze? Urakoze Dedane reka mbanze wenda uhereye ku by'abasore n'urubyiruko muri baza ngo kubera iki uyu munsi abasore cyangwa se urubyiruko muri rusange rurimo rutinda gushaka. Tanga n'ingero z'impamvu zimwe na zimwe izo mpamvu jewe ntabwo njya nzemera njya nkunda kuvuga ngo ni nka kwa kundi umuntu aba anyereye ugafata imitsi na kandi nayo nyerera biba ari kwa kundi ushobora kwisobanuza ibyisobanuro by'isoni nabyo kuko buriya ndagira ngo manze mbabwire n'urubyiruko runteze amatwi cyangwa se rukurikira Max Fide ndabizi ko abenshi bakurikira televiziyo n'abantu bo mu cyiciro cy'urubyiruko cyane cyane nanabaramutsa cyane. Ntabwo gushaka bifite ikintu bishingiraho. Gushaka bishingira ku rukundo icyo ni icya mbere. Abagira imyemerere bafite n'ibindi bashingira ariko reka dutware mu bintu mu buryo rusange. Gushaka nta n'umuntu ubikangurira undi. Hari abo tujya tubona biyigisha yaba mu nsengero cyangwa n'ahandi baba bati hari n'igihugu nigeze kubona kimwe cy'abaturanyi barambitse ingaragu hasi bari kuzikubita. Oya gushaka nta muntu ubikangurira undi kubera ko gushaka ni ikintu ndabaha nk'urugero jewe hari aho nageze ndabona hari abasore benshi wenda dushobora kuba twaraciye muri ibyo bigero bimwe abantu bakagupreshinga bakagushyiraho imbaraga urashatse ababyeyi ugasanga hari n'abagifite ababyeyi babapushinga cyane cyane nk'abakobwa baciki bacu ariko buriya gushaka nta muntu ubikangurira undi. Urabyuka mu gitondo ukabona nicyo gikurikiyeho nta kindi wakora utashatse kubera ko gushaka ni nko njye mbifata nk'umuhamagaro cyangwa se mbifata nk'ikintu umuntu yakagombye kuba ari ikintu nkenerwa mu buzima. Wenda watanze ingero bavuga ngo ni ukubera iki urubyiruko rutarimo gushaka muri no minsi rutihutira gushaka. Urubyiruko rurarangaye kandi buriya urangaye uta umurongo w'icyo wakagombye gukora.
harimo abo ubaza ukavuga ngo wenda uyu munsi nta bushobozi bwo gukora ubukwe, ubukwe burahanitse, ariko ntihazagire umuntu ubabeshya buri ubukwe bwose ni bumwe, kuko ubukwe bwose buganisha kubaka umuryango. ariko aho ngaho wenda tukiri kuri icyo ngicyo wari uvuze, hariho n'abarimo bavuga bati nta rukundo ruhari, nta rukundo ruriho, urukundo rwimukiye amafaranga, urukundo rwimukiye ibindi bintu runaka, bakavuga bati nta rukundo. Abavuga ngo nta rukundo, buriya umuntu uzaguha urugero, naguha urugero rw'urugo kubera ko wenda narwubatse, ariko buriya nujya kuvuga ngo nta rukundo rubaho, ujye wiheraho ubwawe uvuga uti nta rukundo mfite. Ntabwo urukundo ari icyita rusange abantu bagenderaho, ahubwo urukundo ni karemano, kuko urukundo rwanjye uko nkunda bitandukanye no ukunda. Hari abantu ushobora gukunda umuntu n'umuntu wese akaba yabibona ko umukunda, hari n'abandi bashobora gukunda umuntu akabibana muri we, hari n'ushobora gukunda umuntu akabyerekanisha ibikorwa atabivuga, hari n'ushobora gukunda umuntu akaba yabivuga ariko ntabikorwa. Aho ngaho rero hari abantu babiri ngiye kukubwira, umwe ni umunyamakuru aranazwi cyane muri iki gihugu, ariko wenda mpere kuri umwe wavuze akavuga ngo buriya nta muntu ukunda undi ahubwo yikundira mu wundi. Umuntu ngo arasetinga, niba ari umusore akavuga bati nkeneye umukobwa wenda w'inzobe ufite akazi, cyangwa se uvuka wenda imurire ya Rwamagana hariya aho mvuka hakurya iriya, akavuga ati ibyo bintu akabishyira ku murongo neza, yarangiza akaza akareba umukobwa avuga ati rero ndagukunda, ubu ngubu umutima wanjye urenda kugenda. Ariko uwo muntu umwe arabisesengura aravuga ati ntago aba ari urukundo mu by'ukuri, ntago umuntu aba akunze aho ngaho ndemeranya nawe Dieudonné, ntabwo urukundo rushingira kuri ibi ngibi. Uyu munsi ushobora kunkunda ukavuga uti byibura Jado afite wenda intoki nziza, urugero, undi akakubwira ati jyewe nkunda umutwe wa Jado, nkunda uburyo asokoza cyangwa se uburyo yogosha, undi akakubwira ati jyewe buriya nkunda ukuntu uriya mukobwa yambara. Jya nkunda kubwira abantu ni kote nakoze, ndavuga buriya ntabwo, ngira ngo iyo kote uranayizi, ntabwo ubushuti, nta muntu ubwira undi ngo tube inshuti, oya, ahubwo ubushuti bwo burashimana. Ni ukuvuga ngo rero buriya iyo uvuze, hari ibintu abantu bakunda kwitiranya, amarangamutima y'urukundo n'urukundo biratandukanye. Ibyo bintu bibiri bishobora kugorana kwita umuntu abyumva vuba. Reka manze mbigusobanurire. Urukundo ubwarwo ruri, how can I say, reka mbivuge mu Kinyarwanda, ruri karemano mu muntu. Amarangamutima y'urukundo ni nk'ibishashi by'umuriro. Bundi nuzabona ukabona wenda tuvuge abantu babaye mu cyaro babizi, hari ibintu umuntu atwika ukajya kubona ukabona imiriro iraguruka. Ya marangamutima rero niyo abantu bishukisha kano rukundo, kubera ko amarangamutima uzarebe n'ibishashi by'umuriro biraguruka, ntago bigaruka mwa wa murongo bitwika hahandi, ahubwo biraguruka byagera mu kirere bikazima ahandi cyangwa se bikazima. Ni nk'iyo umuntu uyu munsi ujya kubona ukabona ngo nashimye ngo nakunze umuntu ngo kubera ngo azi kuririmba, ejo ijwi nirigobwa bizagenda gute? Ugahita kubona ukabona ngo jyewe ngo buriya nkunda ngo Dieudonné ngo kubera nkunda ngo ukuntu ngo asokoza, ukuntu aba asokoje, ngo nkunda buriya ukuntu yivugira, ngo ukuntu ngo yivugira, ngo uko tugenda dukura amajwi yacu arahinduka, inyogosho zirahinduka, uko twambaraga birahinduka. Ayo marangamutima rero iyo wakunze, ni nacyo kintu kirimo gusenya n'ingo z'uyu munsi. Urashaka umukobwa ukaba warakunze wenda uburyo ateye, ukaba warakunze wenda uburyo yambara, ukaba warakunze uburyo uko ameze, ukamugeza mu rugo, ejo wenda akabyara akaba deformemo, bikagutera inda igahinduka, cyangwa se ibitugu mu maso, cyangwa se mu maso, muzajya kubona mubone nk'ubu ngubu Dieudonné ntabwo ari uku nguku ungana. Hari undi muntu, hari undi muntu uzakuvamo numara kubana n'uriya muntu wenda mukundana. Hari impinduka zibaho iyo washatse, ni ibintu byumvikana. Rero abantu bakunze gushingira ku marangamutima y'urukundo, ntibashingiye ku rukundo. Reka none ngusobanurire, ayo ni amarangamutima nakubwiraga. Nta handi ukunda umuntu ku bintu biri fiziko, ku bintu ubona. Ibi bintu byose ubona, ibintu byose wowe Dieudonné ushobora kumbonaho, birahinduka.
ayo ni amarangamutima y'urukundo. Iyo rero wankunze tuvuge nkavuga ngo ngewe ngo nakunze Jado ngo kubera ngo amenyo ye, ejo amenyo nacika ko bishoboka, tuzabarinda inkuru, ni izindi nkuru twabara. Ariko dore urukundo noneho, urukundo rugendera muri personality. Ntazagira umuntu ukubeshya Dieudonné, iyo ukunda umuntu ukaba umwiyumvamo ufite urukundo, icyo bita urukundo ni hahandi ugendera mu mico n'imyifatire. Ubundi nuko umuco wacitse, buri muco hari n'igihe wari mwiza, buriya iyo umuntu ari mwiza ahora ari mwiza ntahinduka. Hari n'abantu bakunda kuvuga ngo ibihe bihindura umuntu, ibihe bihindura imiterere ariko ntabwo bihindura umuntu bwite. ntabwo byahindura uko umuntu ateye, personality y'umuntu cyangwa se personality y'umuntu cyangwa imiterere karemano ye ntabwo ihinduka. Igihinduka ni bya bishashi by'urukundo. Kandi abantu benshi barimo bashinga ingo muri ino minsi, ukajya kubona nk'ubu ngubu muri abasore mu murimo w'Imana, mukunda abaririmbyi, muri abaririmbyi namwe, wagenda hari wawe n'umukobwa ukumva umukobwa muri mikrofone birimo birahura neza, ukumva ni yaririmba ukavuga ati agiye aririmbira iwanjye mu rugo mugahita uhuza na korali wakora mu rugo, ukumva uzaba uri dirija nk'uko watubwiye ngo wari dirija. Wenda nubwo ntabwo twabyemera kubera ko dushobora kugenda muri uwo mujyo, ariko ukagenda muri ayo marangamutima. Iyo ageze mu rugo, ni nabyo bintu nkunda gukangurira abantu, bavuga ngo mu rugo uba ugiye kubana n'umuntu udafite bya bintu mubonana hanze. Mu rugo ubu ngubu uba ufite wambaye, ushobora kwambara isengeri ariko hanze nta muntu urakubona. Ubu hari abantu benshi batari bakubona wambaye isengeri. Oya, ibyo byaba ari n'igitangaza. Hari igihe nabo wenda ufite inkovu cyangwa se cyangwa ufite iki, naba naragukunze kubera ko wambara umupira neza, ntuzakubona wambaye isengeri. Amarangamutima rero nicyo kintu gishobora kuba cyagoreka cyangwa se kikagusha abantu mu mutego badashobora kwikuramo. Noneho rero undi muntu wa kabiri ni umunyamakuru amenyereye cyane hano kuri izi mbuga, kuri YouTube ndetse abanyarwanda baramuzi cyane. Yaravuze ati ntabwo umuntu yakunda undi atari impamvu zo guhuza ibitsina, atari ibitsina. Ati umuntu akundanye n'undi akazamwongora avuga ati hari ibanga ntakubwira, ati buriya wenda se nakoze impanuka muganga abikuraho cyangwa se bigenda, ati icyitwa rwa rukundo rwahita ruyoyoka. Ibyo ngibyo mbishyira muri ayo marangamutima y'urukundo. Ibyo byo guhuza ibitsina cyangwa se byo kureba ikintu kigaragara runaka, navuga ngo ibintu biragaragara ukabishingiraho ejo ibintu bigashira. Ubu se nta bantu muzabona barwaye kanseri kandi bagakomeza bakabana cyane? Nta bantu muzabona akaba bizi yuko uwo muntu babana atazabyara kandi bagakomeza bakabana. Mwarabanye rero waratagitinze ngo uriya muntu azambyarira umwana mwiza, noneho bikaba ngombwa ko atabyara, icyo gihe amarangamutima yawe urayabuze, biba intambara. Ariko nawe ngo urukundo rugendera ku miterere y'imyifatire, personality y'umuntu, nicyo kintu gishingirwaho cyane. Ni nabwo bukangurambaga nakagombye kubabwira nkamwe b'urubyiruko. Wibona umuntu, hari umuntu waciye mugani aravuga ngo umuntu abona ishishi itamba agata n'urwaye yambaye. Uvuga ngo wibona umuntu kubera ko umubonye umunsi cyangwa ejo, ahubwo banza umwige neza. Ntago mbabwiye ngo muzajye gushaka abantu mo PhD, ntago mbabwiye ngo mujye kubashakaho masters, ariko umuntu mubana kabiri kuvuga ngo iyi mico ye mushaka imico. Harimo namubwira ngo ariko ngo giye urumva ngo twashaka ngo umuntu ngo duhuje ngo imyemerere ni ibintu, ntago ari ibintu karemano. Ushaka kuba jewe nsengera mu idini runaka ariko ntibimvaneho umuntu wondi we. Ahubwo je nakangurira abantu gushaka uburere. None ko muri iki gihe ko abantu basigaye barerwa n'imbuga nkoranyambaga, ugasanga umuntu arerwa na TikTok, umwana arakura kuriye kuri TikTok, afite umuntu runaka avuga ati ngo nkunda kumukurikirana rwose aranyubaka. Ariko ibyo bintu ko ari byo mugenderaho mugafata sample mukagira population mukayigeneraliza mugasanga ibintu byose. Buriya hamwe avuze ngo hari 7,000 bitari byapfukamira bayara. Hari n'abakobwa bafite uburere, hari abasore bafite uburere. Bavandimwe mwikurikira abantu basama, reka mbivuga uko nguko. Hari abantu bafite uburere kandi bariya abantu barahenze. Barahenze cyane. Aba bafite uburere, abo bantu bafite uburere kubabona ntabwo ari abangaba muhurira mu muhanda gusa. Mwebwe ikibazo mujya kureba mukareba mu makoraniro.
none ko ari umuntu avuze umuntu ushaka umugore aramugendera, ko aravuze ngo umugore umukura iwanyu aho uvuka cyangwa se ukamukura mu mashuri, ati kitari icyo mukura ku rusengero cyangwa aho ukorera. buriya ahubwo njye nakugira inama yo kumuvana mu rugo aho uvuka. oya ntago mvuze iwabo mu rugo. buriya umugore umuvana mu muryango, ntago umugore umuvana ku gasozi. na kera na kare niko byamye. ariko iyo mubuze muri ibintu by'urushaka, iyo mubuze indangagaciro za gikristo, mugende no ku ndangagaciro z'umuco. ubundi kera umuntu yashakaga umuryango, ntago umuntu yashakaga itsinda akoreramo, kandi ibi by'amatorero byahozeho. hari amatorero yabagaho abantu bakajya kubyina ibwami, ntago umugore bamuvanaga aho ngaho, ahubwo wagenda ukavuga mu giriya gisekuru, cya gisekuru ntibiba, cya gisekuru ntibahemuka, cya gisekuru ntibasaba, cya gisekuru ntibandagara. ukavuga ati nimvana y'umugore ushaka kwibwira muri ino minsi wenda iby'ibisekuru nta bihara benshi, nta miryango myinshi tugira, ariko ntihazagire ukubeshya, ntimukavuge ngo ariko ngo abakobwa bose abasore bose ngo bafite ngo muri ino minsi ngo imyitwarire oya. hari abasore bitwara neza, hari abakobwa bitwara neza, nabo nabakangurira kujya gushaka. nawe uragiye ukubitanye n'umuntu kuri izi mbuga nkoranyambaga kubera akazi kuvuga ikiganiro neza, uti nguyu yavamo umugore, ugiye gushaka iradiyo. hari ibintu abasore muvuga cyangwa se urubyiruko muri rusange ruvuga, mugafata ikintu kitari rusange mukakigira rusange. noneho rero twinjiye neza nyirizina mu bintu abantu bibaza, barabaza bati ko inkwano yazamutse, ko hano hariho nabo usanga barashyizeho n'ibiciro, bati umukobwa wanjye naramurihiye amashuri kuva muri nasari, primaire, segonderi, kaminuza, yaba icyiciro cya kabiri, cya gatatu se, bati rero kugira ngo mukura miliyoni zinize cyangwa se amadolari aya nahe. uko ni kwa kubura umuco n'uburere. ntabwo inkwano ari ikiguzi. niyo mwajya muri za bibiliya, niyo bafite imyemerere, kuko hano kuri izi mbuga tuba tubwira n'abantu badafite imyemerere igiye itandukanye, niyo wajya muri za bibiliya cyangwa za korowani, niyo waza no mu muco nyarwanda, reka ko turi abanyarwanda, ntabwo inkwano ari ikiguzi. none ko kugira ngo nyine umuntu abone ko ariko henshi bimeze, ntabwo inkwano ujya kubona ukabona abasore bakavuga ngo n'ubundi ngo igihumbi nticyavamo inkwano, ngo bitanu ntibyavamo inkwano. njyewe njya gukora ubukwe iyo banyihanganira ngo naranagipropoje, wenda tubura burya, ariko ubundi buriya iyo ukoye umuntu ni nk'ishusho ya inkwano, ni agaciro, ntabwo inkwano ari ikiguzi. ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu mwabonaga umukobwa utakowe, umugabo ntagira agaciro kwa sebukwe. uzi impamvu? buriya abantu bishingiye, abantu baciye mu gikari, njya numva muvuga ngo baciye dobandi bagahindukira, baciye mu cyaha hafi bahindukira dobandi. buriya iyo utakoye ubundi, impamvu mvuga ngo inkwano nta gaciro, wa mukwe nta gaciro agira kwa sebukwe. naho mwebwe niho ibintu, sinzi ahantu mwavanye imico mwazanye, niba ari imico nyarwanda, sinzi niba ari imico ya hehe. ubundi gushaka wari umuco kurenza uko ari igikorwa. ubu muri ino minsi musigaye mugitwara nka business. umuntu akavuga ati nabyaye abakobwa ni zahabu yanjye nifite. none kubyara abakobwa ni amatungo utunze iwawe. buriya abantu mukunda kugira nkunda kuvuga njye ntabwo ari umuco nyarwanda. inkwano ni agaciro, ntabwo inkwano ari ikiguzi. kuko buriya uriya muntu, njye mfite umwana ubu, uyu munsi nta kiguzi wampa ngo ntwarire umwana, ariko nshobora kuguha agaciro, akubwira nti umwana wanjye nagusura ibyumweru 2. kubera iki? nagukunze, naguhaye agaciro, nakubashye. rero inkwano ntabwo, niyo mpamvu inkwano ntabwo igendera muri quantity, mu ngano yayo, ubwinshi bwayo, ahubwo inkwano igendera mu gaciro kayo. inkwano ni n'ikintu cyiyubashye, nubwo mwebwe mwabitwaye ngo sheke, ngo banke, ngo oya. buriya n'umuntu wahemutse n'umuntu wazanye kuko umuntu amafaranga. buriya mwe mukabifata nkaho ujya guha umukobwa nko kujya kugura ikintu mu iduka, ugatangira ukitegura ukavuga ati wo nzajya gushaka azaba ahagaze ayangahe. mubitwara mu buryo butari bwo, ariko icyagakwiye
ni uguha agaciro ugiye gukwa kurenza uko wavuga ngo ngiye kumugura. Oya, noneho abandi bo barivuga bati ubuzima bwarahenze, bwarahenze, amazu arahenze, ubukode burahenze, ubukwe burahenze, ari niyo mpamvu usanga nyine abantu bari kugenda bakura kabisa ubona ko nta gitekerezo. ese mujya mutekereza ko hari imigisha Imana habashatse? hari n'akantu nahoze nsoma kare ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo hari ikinyamakuru cyabikozeho inkuru bavuga ngo abantu bubatse, abagabo bubatse babona amafaranga menshi kuruta, binjiza amafaranga menshi kuruta abandi bagabo bari mu myaka imwe batigeze bubaka urugo, batigeze bashaka abagore. uzi impamvu? Reka tubizane mu rwego rw'imyemerere. Buriya buri cyiciro cyose kigira umugisha. Naje no mu minsi yashize naje gusanga ngo hari nicyo birivuga ngo ku mugisha w'abapfakazi, ngo hari igitabo cyandikwamo abapfakazi, ngo biga ngo ntago wakigera mutageze imyaka 60. Ibyo mbimenye ejo bundi. Ariko buriya no mu Kinyarwanda banga babiri bishe umwe. Uzi impamvu ubutunzi nk'ubu ngubu umuntu wagutanze imyaka 5 gushaka, we yabonye wa mugisha w'abashakanye. Abantu bakunda kuvuga ngo ariko umugore ngazana ubutunzi ntabwo azayikorera amafaranga, harimo n'abitwara mu buryo bubi bakagira ngo umugore azavana amafaranga iwabo. Buriya umumaro w'umugore nimujya no gushaka ntabwo umugore wawe muvana ku nzira, umumaro w'umugore ni ukuruhura mu mutwe umugabo. Ubwo ni bimwe bita guforomata cyangwa guhanagura. Ntabwo ari uguforomata. Kurura mu mutwe umugabo ni iki? Ni umujyanama. Kandi buriya umuntu ukugiriye inama ashaka kukurutura umuntu uguhaye zahabu. Hano ndi kumwe na mugenzi wanjye Fideli. Fideli yakomeje kuvugira mu gikara avuga ati simbyumva, simbyemera neza, ntabwo turi impamvu Fideli atabyumva, ashaka gufata ibintu byo ku muhanda muzana ibintu nabyo nkangurira abantu, ngewe niyo mbwira urubyiruko muzana ibintu mubishyire mu muco kurenza uko mubishyira ku muhanda. Ku muhanda uragenda ukagurira ikintu runaka, ku muhanda uragenda haba muhuriye ku muhanda ntabwo ari bo bagore, ahubwo abo muzashaka muhishingiye ku rukundo rumwe nababwiye, apana ku marangamutima. Mushake abo muzabana mushingiye ku rukundo, mureke amarangamutima. Icya kabiri, mushaka abantu muzabana mutagendeye ku marangamutima, ahubwo mugendere ku miterere yanyu. Icya gatatu, buriya ugiye gushaka umuntu wijya kumushaka umukurikiyeho ikintu kigaragara, kuko ibintu nkunda kuvuga ni umushyitsi. Buriya tumeze nk'abari ku ruziga, ibintu bigenda bizenguruka bimvaho binjyaho. Tumaze iminsi dukora ibiganiro by'ubukungu kuri TV yanyu. Buriya iyo ufashe umurongo uzenguruka, amafaranga ntabwo abo mafaranga Beneri yakoze, Central Bank yakoze, ntabwo iyongera umunsi ku munsi. Buriya ntuzabona amafaranga ukabona umuntu we wagize amafaranga, hari undi uba wakenye wayatakaje. Niyo mpamvu umuntu ujya kubona ukabona abantu bakunda kwigwizaho imitungo, baba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo nzatakaza iki ngiki. Rero buriya no gushaka niko mwakagombye kubibara, mwibara kuri urwo ruziga, ahubwo mubibare ku miterere yanyu, mubibare ku rukundo rwanyu, mubibare ku byo mubona byagira umumaro mu rugo. Icyo nacyo ni ikindi kiganiro bavuga ngo ni ibihe bintu byagira umumaro mu rugo. Ngira ngo ahari wenda tugana ku musozo, hari ubutumwa wagenera abanyarwanda, ingaragu, abantu bafite ubwoba bwo kubaka urugo, akibaza ati bizagenda bite? Ese ahari ko mbona imyaka igenda insiga, ko mbona iminsi igenda yicuma, ese aba bantu ndumva hari ubutumwa bagenera turimo dusoza tugana ku musozo. Urakoze Dedone, reka kuri iki kiganiro wenda dukoze nanabashimire. Ubutumwa numva nagenera cyane cyane urubyiruko, mushaka uburyo mwashaka mukiri bato, mu rwego rwo kwirinda ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwirinda kwandagara. Icya kabiri, uko mutinda gushaka niko mwibuza umugisha. Hari umugisha ubateganyirijwe mwebwe mudashaka gukora. Ni kwa kundi waba ubona ibintu hariya uvuga ati ibintu biranteganyirijwe ariko ntubigereho. Indi nama nabagira, buriya
muri ibintu by'urushako ni ukwitonda ariko mudatinda. Ntimuzibwire ngo umuntu wese witonze abatinda. Oya, hari n'igihe muba murimo mutinda, njya mbibona abasore mukaba mwarigize bakatabirora, mukaba murimo mutinda mutarimo no kwitonda. Ubundi mwakagombye kubihuza. Ukavuga uti reka ntindeho gatoya ariko nitonde nzashaka. Ukaba utinzeho utanitonda. Nababwira ngo nimushaka uburyo mushaka mukiri bato, mudahubutse mwitonze, kuko gushaka harimo umugisha, kudashaka no kwibuza umugisha. Rero tugushimire umwanya twari tumaranye hano kuri Maxfide TV, dushimire n'abari badukurikiye na Fidel twari turi kumwe hano waruri kuri kamera. Tubashimire cyane. Nta kibazo nawe yabaza aretse nkabaza kamwe. Reka Fidel muye mikoro kugira ngo ataza kugira ngo na muryamiye ntumatabaza, wenda wasanga hari uwo yari kubariza. Murakoze kuma ijambo. Ngiye kubaza ariko ntabwo ngiye kwibariza cyane, ndabaza muri rusange. Buriya feedback Dieudonné yakibajije, aravuga ngo urabona akona abantu wenda barashaka, abasore n'ibyo baba bagize ubwoba, sibyo? Bagira ubwoba bitewe na feedback bari kubona mu bashatse nabo bagenda baganira, kandi ukaba uzi ko umuntu wenda wari umusore yitondaga, kandi uzi ko n'umugore yitondaga, ariko wa muco ukazahinduka bitewe n'iki byo Dieudonné yavuze ngo abantu bari kugenda barerwa n'ibintu bitaraba, umuco ugakamuka ukava mu bantu. Kandi wavuze ngo hari 7,000 bitari byapfukamira bayari barahari, wenda tuvuga abo bakobwa, ariko nabo bagera mu ngo bagahinduka. Rero ingo ziteye ubwoba muri rusange, ariko hakaba hariho n'ingo nziza z'icyitegererezo. Hanyuma iyo ubwiye umuntu ngo nashake, hari nk'umugisha yarabonye abandi bashatse be-expecting uwo mugisha ariko bagasenya, n'abandi bagisenya. Hari umupasiteri ndi kumva bari kubaza ati se abantu washyingiye ati bangana n'abakoze divorce, ariko barenda kungana, kandi umupasiteri uzwi cyane yavuga ati ntago bangana, ariko ndabona mu minsi iri imbere benda kungana. Ni ukuvuga ngo divorce zirahari, biteye ubwoba mu gushaka. Rero njye ndibaza, ikibazo ni cy'abasore, ikibazo ni cy'abakobwa, cyangwa ikibazo ni cy'umuco utakibaho, ahubwo hakeneye kwiga ukuntu umuco wagenda? Urakoze Fidel, reka mbanze mpera aho ngaho. Mwebwe iyo mufatira ingero ku ngo mbi, ariko jewe ntago mpamya, ntabwo ingo zishaka n'izikora divorce, izubaka urugo n'izikora divorce, tujyanyije n'ingo zashatse, ntabwo izikora divorce arizo nyinshi. Twakagombye kureba, ariko kuki wenda abagifite amahirwe bagifite ababyeyi, kuki barambanye? Ntabwo abantu bajyaga bashakira abandi mu marangamutima. Ubu uyu munsi nibyo nababwiye, impamvu irimo gutera amadivorce menshi, ntabwo abantu bashaka kubera urukundo, bashaka bashingiye ku marangamutima yabo. Ayo marangamutima rero, iyo amarangamutima yakurenze, nibwo uzabona abantu bamwe ukabona bamaranye amezi 2, amezi 3. Ntabwo abantu bose babana. Ni ugushimana ingeso byanga, abantu ntibashimana ingeso. Iyo rero mutashimanye ingeso, mugashaka kutazazishimana, buriya njya nkunda kubwira abantu, nkabwira ngo niba ngewe mbonye Jado udakunda abantu bavuga nabi, ngewe ukambona ndi umusore, ariko ukabona mvuga nabi, ukumva ko nzabihindura ngeze mu rugo, uri kure y'ukuri. Wamubonye mbere y'uko hari ingeso afite, wowe ukibwira ko uzazihanganira, ariko uko ugiye kubana nawe ugiye kumwegera. Rero mwe mufatira ingero ku ngo mbi, mufatira ingero ku ngo nziza. Njye ndi n'umukristo, ariko na Kristo azabafasha kandi azabagirira neza, ingo zizagenda neza. Ikindi cya kabiri, waruvuze ngo mugenda mugira ubwoba kubera izo ngo zijya divorce nyinshi. Impamvu mugira ubwoba ni ubuhe? Ni uko uyu munsi ntabwo mushishoza. Mwakagombye kuba mushishoza, mugendera kuri aya marangamutima. Twahuriye mu rusengero, twahuriye mu bukwe, njya ntangara buri umuntu akabonana n'undi mu bukwe bambariye abantu bateguye, bakoze ubukwe bwabo, bariganye, wowe ukasanga y'umukobwa cyangwa ukasanga y'umusore, bigahera aho ngaho.
yamara umutima ukenda guhagarara. Ibyo byo guhagarara umutima byo mba numva ari amarangamutima akomeye, ntabwo umutima wahagarara ngo uzongere usanzamuke. Ibyo ngibyo iyo mubwiye umuntu ngo nakureba ngo umutima ugahagarara, ibyo muba mubeshyana cyane. Oya, buriya kuguhira rero ibyo bintu njye mbiha amahirwe makeya. Umuntu utazi, utarebye, utaragera n'iwabo, hari n'abantu babana umwe ataragera n'iwabo wundi. Ntabwo abantu bose babana. Ubundi buriya mwebwe hari ikintu mutazi mu rugo, ushobora kuba ngewe ngira amahane, waza ukabona umugore wanjye aritonda. Buriya bivuze iki? Na Bibiliya iratubwira ngo umugore ngo ni urubavu rwavuye yavuye mu mugabo. Ni ukuvuga ngo ubundi Imana ukuntu ihuza ngo urugo ruzabana, izana umuntu ikamuhuza n'undi, umwe afite ibyo akenye, undi afite ibyo akenye, bahura bakuzanya. Buriya niyo mpamvu bavuga ngo baba umuntu umwe. Ni wa muntu uba wuzuye. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umugabo aritonze, ariko ukabona umugore afite uburyo ari sharp. Yego ujya kubona ukabona umugore aritonzemo, ariko ukabona umugabo ni umuntu ari sharp. Cyangwa umwe afite ijya akunda. Ibintu byose mu buzima ni inkenerwa. Amahane arakenewe, kwitonda birakenerwa. Niyo mpamvu usanga urugo ari ikintu cyuzuzanya. Mufatire ingero ku ngo zubatse neza, mwifatire ingero ku ngo zitubatse neza. Tugushimire, dushimire n'abari badukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, icyo tubereye hano ni ukumenya, tugacukumbura, tukunda kuvuga ngo na kari mu nda y'ingoma kakandi kamenywa n'uwayibambye, ariko turazunguza tugacugusa tukagenekera tuti harimo iki ngiki. Rero tubashimire, twifurize amahoro y'Imana. Murakoze cyane.